nakubwiye ngo ndatahura kutaje ngo ujurama mu mugabo wawe ifuri irahira urama mu mugabo wawe kwishura ino nzigiye kuvamo buno ibihumbi 5 byanje bive mwinzu nakubwiye yuko nzagukora nkagenda utakwishura nizina ry'Imana ndawava mwinzu narubaye urukwigira ndawaje mutanyisha siko kunaragiye ndagiye pe ndagiye Anangwereke Twaruzi uge kakenda nzakakwibukira uwo mara nzakibukira sikazagaruka ejo sibyo Papa nzagaruka ngo rebo nawe uzamuzana n'agashati k'ashati uwo mara nzakazana kandi tube tuzamutse nase madorangeza he sinera kwera ko bakarutu Suzi ndamaze no kurwa weho amaze koranyerekereza amaze kuranga no murerekeza Papa zaza n'umukati umukano imyenda myiza sibyo baye Ukara yanga mdoho nenda kudora niyepe Chuzi bwino bwanze ewe Zamusute n'umubara ntuzibagirwe Sikara mukazamara kukagwa nawe ugenda gandi muzamara kagwa sawa Sasa Serati baba ikimen era kurangore ibintu mbere yankoreye ibintu kamaranje ndaseka ubwo vuye centre yose kugena nambaye inyama ndaseka simyenda zo rambaye ziri mbega pure aranjyana mu centre ngo tugenda nko mu kabari nkangurira inzoga ariko ibintu by'abankoreye tugezemo aranyosha abona umukobwa mukobwa ngo ni mwiza turagenda umukobwa ibyankoreye mbambi kubyiye wababara Simbari aho gakikuno byabagenza umukobwa rero twamaze kugera mu shambure dukora byose baze kubikora niho nagiye ngeze muri saro nsanga mwana yagiye kuntu byaba umukobwa rero amfatira h'icyuma ankuramo ishati n'ibirato n'umukandara aravuga ngo ngende njye gushaka amakuta ngo nzaye gushikira imyenda zanjye Imana ishimwe Imana ishimwe kuba atagiciyo sikajya kajya ko bacigitse n'ejo nawe kukibuka ndiko kiyabuka ariko sharika ibintu si kandi ntabwo bwa mbere nari mbigiyemo ariko dore byankoreye isezwe bundi duheretse guhurira muri gito nareba ibintu by'usigaye ujyamo isiko azarankwa nawe ujye mu byo kubona se ukumva muzashirira hera arashaje ntabwo nako kantu utangiye kwinjiza mwari sawa si kunywa ako kantu nako kuma mwarengeje kuko ujya pfiyo ntabwo ari keza yo mani rati bimeze gute simani ngo yupula ndebera sasa nawe shabya uri cyorewe Nsikubera ikindi gusuza bapfe ngashaka kwancitse none sose bano ikibazo cyawe nkagutenga ukuntu byabaye man byagutenga nyoko ngiye nakirangi ariko my brother wagombye gutpozinga aho ngaho man nashaka kuntu reka nze ngohereze ubusobanuro man twebwe uyu mujama ejo muri weekend twari twabonanye musezeranya ko ndajya kumugurira icyana nyine cyaraza gusakinga nyine inda none uri kubyumva nawe gusakinga n'ubundi se yarambye ngo amaze iminsi ari hayi yuzuye yarashatse kugobora yari yaragomeye urukumva ariko rero rakaze guterera ukuntu byagenze mamene rakaze guterera ukuntu byagenze ushaka kubita man nese ibintu byagukorera mube muretse mamene yo bro si guteze man wakagombye kumva bye wakagombye parasteringi by'ibrother yawe man mumukira none bitabyanyu kwesha umuntu gutyo none abantu bangana namwe musigiye muraza mukagwana inkoko muracyo zikigwana bari ibintu nyine by'umura ukoraga nawe kumva nyine atari byiza none nibite ko ndikunda muri hano muri kugwana utamfatira gucya mu nzira mamene gucyo no se naguhemukire ntago warurasa wenda ukambaza ukuntu byagenze ndakakupapa inkuru ukuntu byagenze oya nje ndi kubaza ko nsanze bagufinye bano bagabo ko ari babiri ni ibihe bibazo mufitanye kwanze probleme hagati y'abano babiri ni wakwiye gukemura uyu muhungu ngiye rero mwabana mwe nje ndi umugenzi ndi gutambuka urukumva ntabwo bune inkoko zikigwana namwe ntabwo abantu tukwiye kugwana ahubwo umuntu yaguhemukiye hariho ubuyobozi ubutegetsi ukamujana kumurega bakamufunga bakabakiza
ndusha pe si ukugenda mu rubaye umuntu azagera ryari. Nzagera mu rubaye ryari ko to ntawiheba nzagerayo tu nzagerayo nubwo ndusha akamenya hamwe gatoya wenda ruhuka si ubwo agapfunyika kanya ntabwo barakibara si kuruhuka ntanasohora kanze nkomeze. Muvandimwe hano kubaza uranka neza nyagira unakaza au unasikia basa ntabwo ndi kumva bashira wamvugisha mu rurimi gonde kuvuga nanjye ni buruzi agusobanura ukeneye iki kuri njyewe ko mbona unyakuye wowe none nkene ngo ndangire mu rubaya ntabwo mpaza mvuye nayo pfi gatoya mu rubaya niho ushaka mu rubaya wasohoye nawe sutuye hano mu rubaya hafi njye no mu rugo niho ugeze neza urakoze kanze nihuta ariko nari naje gushaka akazi bihe byiza wandangira n'akazi akazi gana neza urakabona ariko njye ndacyakomeza ngihana imbere gato turongera kubona sawa none urakoze sawa gute mwavuga ngo mugiye gusenga mukava mu rugo bazi ko mugiye gusenga mukanyurira mu busambanyi? Mane ntabwo bwa mbere none naniwe wanyuhisha ariko numva nibwo bwa mbere n'ingaruka zibare mushaka wanabireka mushaka mwabireka. Ubwo busambanyi ntabwo ari byiza, gusambana ni bibi. Buriya icyo mbasabye gusa nogira ngo mwumvikane, naho busambanyi ntabwo ari byiza. Ubusambanyi budukozeho. Umva bro, umva inama y'ikino kisaza kiri kukubwira man. Gira ikigongwe man. nyamara nesi wewe babarira nkeneye kuntu ndabona ibirato byanjye na telefone yanjye imbura ajya kubigomboza niwe ubizi kubera nta niwe wanyoheje. Nkeneye kuntu ndabona telefone yanjye n'ibirato basi wenda nakiyaranje kuntu ndagera mu rugo ko nageraho natabifite. Telefone papa yinguriye ejo bundi tanangiye mugereho nambaza si telefone yanjye iriye kisha ndamubwira ibi telefone bayinguriye ejo bundi. Nkeneye telefone yanjye nta kindi nkeneye. Umurongo sikumbuke n'igitabo sikumbuke haranditswe ngo usabye imbabazi azazihabwa n'ubwo se natazi wenda ibyanditse muri kiriya kibaye baba bavuga ntago ariko burya haranditswe azazihabwa ariko amanje yameze cyanjye kumva jewe reka ndi gutambuka ndi kugenda, ariko ikintu cya mbere kibabaje ni ukubona wava mu rugo ababyeyi bazugiye gusenga ukanyurira hehe gusambana. Uriya n'igihe hari agahano n'akanyafi imana igukubise uri kubyumva. Ngiye ndi gutambuka rero ubwo ngiye cyo nabasabira nugira ngo mubabarirane mwumvikane ahasigaye nuko ibibazo byanyu bigeze utebishire ariko ntukazasubire gusambana sibyo bavani. Ngiye ndi kugenda rero ariko ubwo busambanyi bwanyu mwabana muracari batoya pe muracari batoya. Mane dushake kuno ndabona telefone yanjye n'ibirato kamonike nzanjye nago yanjye zara nyine pretse mbakire nk'inshi dushaka neza dukotiza amafaranga kuri telefone kana nyine inshuti yacu tugiye kubikuza tugiye gufatanya twese twabyaratera n'umwe kubera ndi kumva mwese mwagiye mu bibazo bakwibye mwibajyanye so dushaka ko dukotiza tukikuzana iyo raporo turajya gukoteriza ndamubabariye me ariko telefone none ujya no kwiguzana udufaranga urakoze mame
nimba utafata n'agapfunsi basa akira ngo hobere mana ariko nawe urakoze neza ko ubigize neza mame yo ibintu nawe n'umukari cyushaka no kunutwana bikemura mame waba undindiye nyuma y'iminota 5 bakunda bamugezeho mbose aho noneho undindiriye ntabwo ndandi butinda njyanye mu rugo gakeya ndaje okay turabona na none ukene ugushaka ziturutse he no yapfika to gusa ko munzira mbaza mu rubaya mbaje mu rubaya arambye ngo nanga gusa ko nabuze akazi none shaka ndi kubona ufite inzara yapfuye pe gusa bibaye byiza wandangira akazi kubona sana babakire bagira ngo wacu baje kwiyana reka ngufate mujani wanjye mu rugo rero urangiza baguhereza two kurya ubwo tuganira bose urabugize neza cyane ndabishimira Imana bose abana no ngaho tugende wa mugabo wacu ufite amafaranga oya byo bereke shava tugende ugeze mu rugo Gisele Ni karibu no mu rutare. Amakuru yo. Eze neza. Neza ute? sawa Uratabanye ubushiki. Ni karibu hano. Hano ni ho mu rugo. Karibu wacu. Oui, Justin. Mchangeze mu rugo. Wewani. Na ndi kubona bitari kugenda neza kuri boutique ubwo mbitamo kuba nambutse. Ajya kwitera utuzi mu masaha nimugoroba sinzi nimba twari turabona nahari. Sawa none ubwo ndagusinyara nimba nambutse mvuye mu rugo. Sawa nuko urakoze. Nelso? Oui. Iri ute? Ukazi byanze. Zuba rya rimeze nabi ndavuga reka ntahe menge koga asubira mu kandi kandi suzi ko ducuruza neza nimugoroba urya. Ugomba gusubira mu kandi. Nesiko nuko natoza miyomushitsi. Ako rero. Namushitsi yatwibwira. nitwa Rukara ngomoke mwiko zagatoye imenzi wumvaga Sewe muno mu Rwanda rusanzwe ugeziramo nangwa se nubwa kangahe kuba warugezemo. nari nsanzwe ngeramo ntabwo wasanze nsinzire hano hakujya Ndiyo kabisa nukuri kabisa. Nese nabantu ufite inaha. abantu pe Mo Gisele uyu mugabo rero Rukara nuko bivuze musanze ajyamye yarepfu kubarabara. Rero mbona inzara iramwishe hasi wareba nimba nibuzari mugiye kwaje hano haboneka ngo tujye tukabumfasha no two kurya nimba hari ukuntu wamugenza hari sinzi na mutozi ko twe twagize abashitsi menya ibiryo byashize. basi Nyine kuva savye amazi reka ndebe niba ndayabona yo ntiyabura. Rukara we hasi no kwihangana. Ubwo rero nukuza ukareba uburyo natwe no tubayeho mu buzima bw'ino nawe ukareba byibuze ino ni ukwihambira. Mungu wacu uragerageza nawe wadangiye akazi Yingo. navuze ngo ngo nabona y'akazi Ewa ne. Basi nawe nukuza tugafatanya
ukaba umwana mwiza ariko nawe urabyumva iyo umuntu ageze ahantu bisaba kugira ngo arebe imico y'abantu uko imeze yige amenye iby'umuntu uwo bagiye kubana ibyanga n'ibyo akunda ibyo yanga n'ibyo akunda byose muri make urumva rero cyakacere kimeze nabi kamanza namwe kwa tuno tuzi ngo sobanurire cyane ni ngombwa manza bimwere twamenye Ese bajya bimeze nabi bati ni ukuri kabisa so nawe wakabije ndagutaha kare nayo ndi kumva ntameze neza ku buryo kinumvaga hari iyo nenzaga amasaha menza ntari kwiyumva neza wakazi kari kugenda sinakurikiye ko se byanze ndasubira nimugoroba kuko waba washize amazi muri dushe ngo nje kwitera utuzi nyine birasanzwe nzi ko urataha warushe ari mu dushe ngo uraganiza rukara uraganiza rukara ubwo ndaje nze nitera utuzi wabagwa ndi no bwa ntebe kuntu twanapamukira hamwe yego bitere none si rukara umeze neza iyo tumeze neza gusa ni intambara zitunyaga basi tutamera neza intambara zitariyo twawacu ni heza ufite umudamu se umudamu umusize n'epfo mu cyaro nawe umusize n'umwana umudamu aratwitenda kubyara none kuko umusize mu cyaro kandi utwite twagiye kwa muganga duca amafaranga menshi y'igipimo ngo no kuzabyara bimugoye ngo basi mbona ubuzima ntabwo mu byo napfa gukaragira intoki no kurindira ngo ibitoki bizahira ngo nenge basi mpitamo kubaza umushito wanjye wari ucanagayo amakara arambwira ngo afite inongo yagezeyo ngo asanga inongo hariyo ubuzima bwiza ngo umuntu yabonayo amafaranga kumbe yarakurangiye guco adafite uwari kukurangira uje guco gusa make buriya udahura na Nelson ntabwo hari wa muntu wese ko yasanze nsinzira hano kujya ko ari Imana igira neza Imana itabara babasinzi urebye na neza iwacu nakunda kugwa mu mihonga Imana ikantabara none Imana yanantabaye asanga njyamye hano hakurya ubwo nabwo namubonye ndamubwira bose wandangira akazi arambwira ntitujyane ngo afite umuntu urampa akazi ubwo niwe ndindiye ngo tujyane aje kumpa akazi ukabona rero kuva ageze inaha nyine ni ukuye amaboko mu mufuka dore yasize umudamu utwite n'umwana w'incuke ari mu murima we nyine nawe ukubona ko bimugoye ni ugukora utikoreshejwe reka ndebe Nelson igihe yakarabiye nyine kanze murebe neza